Yesu arahari, Yesu ari gutambagira mu cyumba cyawe. Mubwire, 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 bwira Yesu. Yesu aguteza amatwi, Yesu aguteza amatwi. Oh Yesu Kristo, ndagusaba imbaraga muri kano kanya, ndagusaba imbaraga zo kwirukana abadayimoni, ndagusaba imbaraga zo kwirukana shitani. Yesu Kristo, ndagusaba imbaraga. Yesu mpimbaraga, Yesu mpimbaraga, Yesu mpimbaraga, Yesu mpimbaraga, mpimbaraga. Oh urakoze Yesu kuko unyambitse imbaraga. No muri kano kanya twinjiye mu mbaraga zidasanzwe, muri kano kanya twinjiye mu mavuta adasanzwe. Senga, 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 senga uzunguruka, senga ukoma mu mashi, senga, senga. Oh Yesu Kristo, ndasengera abantu bafite umwuka wo kudashaka, dayimoni wo kudashaka, ndamwirukanye mwihambirije ikuzimu. Hari abantu bafite ikibazo, agira ubukwe ejo bugapfa, ashaka umugabo ejo agapfa, ashaka umugore ejo agapfa. Oh ntashake, ntahirwe n'urushako, ntahirwe n'urugo. Uwo ni umudayimoni wo kudashaka, ndamuhambirije ikuzimu mu izina rya Yesu. Dayimoni nkwambuye ububasha, sohoka mw'uwo muntu dayimoni wo kudashaka, musohokemo, musohokemo, musohokemo. Dayimoni wo kudashyingirwa, musohokemo, 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 musohokemo. Genda ndaguhambirije mu izina rya Yesu. Abantu binjiwe na dayimoni wo kutabyara, dayimoni wo gukuramo inda, dayimoni wo kudasama. Uwo mudayimoni wose ndamuhambirije mu izina rya Yesu Kristo, ndaguhambiriza mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni wo kutabyara, subira ikuzimu, subira ikuzimu, subira ikuzimu ni iwawe. Ndakuziritse, ndakuribase, ndagushwanyaguje, ndagushwanyaguje mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gusengera abantu bafite inyatsi, barakora ntibagire icyo bageraho. Amafaranga baca mu myanya y'intoki, baracuruza ariko yagira ngo akoze ku ifaranga ntamenya aho rigiye, yo kutagira ibyo batunga, inyatsi yo kutagira ibyo utunga, kugira amafaranga ntumenye aho aciye. Oh Yesu Kristo, abo badayimoni, dayimoni w'inyatsi, dayimoni yo kutagira icyo ugeraho, dayimoni yo kutagira icyo utunga, dayimoni yo gutuma udafata ku ifaranga, uwo mudayimoni ndamuhambirije mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndahambirije umudayimoni w'inyatsi mu izina rya Yesu Kristo, ndahambirije umudayimoni w'inyatsi. Tu mu izina rya Yesu, tu mu izina rya Yesu. Ndakuribata, ndagutsindagira, ndagushwanyaguza, ndagutwika, ndagukongora mu izina rya Yesu Kristo. Abafite icyangiro mu bantu, aho ugeze hose ntibagukunda, ntibagushaka, barakureba nabi, muri famiye ntibagukunda, barakwanga, wicara uhindura imiryango buri kanya, ariko uwo ugezemo hose ntigukunde. Oh dayimoni w'icyangiro, umwuka w'icyangiro ndawusubiza ikuzimu, nukuvemo, nugusohokemo, nugusohokemo, nugusohokemo. Ugende mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Tugiye kwirukana umwuka w'urupfu ku buzima. Umaze iminsi upfusha abantu mu muryango, upfusha abana, upfusha ku babyeyi, upfusha inshuti. Umwuka w'urupfu tugiye kuwirukana. Oh mu izina ryawe Yesu Kristo, ndahamagara imbaraga zirukana umwuka w'urupfu ku buzima bw'abantu bawe. Nirukanye umwuka w'urupfu ku buzima bw'abantu bawe, ku buzima bw'ababyeyi, ku buzima bw'abana, ku buzima bw'abagabo. Aho umwuka w'urupfu ndawirukanye, ndawirukanye. Sohoka umwuka w'urupfu we, sohoka umwuka w'urupfu we, sohoka, genda, sohoka, 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 sohoka umwuka w'urupfu we, sohoka mu izina rya Yesu, sohoka mu izina rya Yesu. Ndakubita hasi umwuka w'urupfu, ndarimbura umwuka w'urupfu, ndatwika, ndakongora, ndatwika, ndakongora umwuka w'urupfu mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu ko wirukanye umwuka w'urupfu. Umwuka w'urupfu urawirukanye. Urakoze Yesu, urakoze Yesu. Oh ndirukana umwuka w'ubusambanyi, umwuka w'ubusambanyi ufite haleluya, haleluya. Ndashimira abantu bose bageze mu cyumba cy'amasengesho ku isaha ya saa cyenda. Tubibutsa ko isaha ya saa cyenda ni isaha yo kubyuka ugasenga. Byuka saa cyenda usenge, senga saa cyenda, senga saa cyenda. Isaha ya saa cyenda twibukiranye ko ni isaha y'amasezerano. Ni isaha y'amasezerano aho Imana iguhereza amasezerano ya gahunda y'ubuzima bwawe. Isaha ya saa cyenda ni isaha yiyerekwa. Imana ikakwereka uko ibintu bimeze, ikagusobanurira niba ufite imanza, niba ufite ibibazo, ikakwereka uko biteye, ikakwereka uko ugomba kubikemura.
isaha ya saa cyenda. Saa cyenda ngo niyo saha Yakobo yakiranyeho na marayika. Yakobo amaze gukirana na marayika ntabwo byarangiriye aho. Ubuzima bwe bwahise buhinduka, ubuzima bwa famiye bwahise buhinduka ku isaha ya saa cyenda. Isaha Imana ikwigaragarizaho, isaha Imana ikwiyereka. Ngo kandi ku isaha ya saa cyenda niyo saha Yesu yapfiriyemo i Gologota. Nibwo umwuka wa Yesu waheze, nuko bamujyana mu gituro ku isaha ya saa cyenda. Isaha ya saa cyenda ni isaha isobanuye byinshi mu buzima bw'umuntu, umunyamasengesho. Ku isaha ya saa cyenda, saa cyenda za mu gicuku, abantu bose bahezeyo, isi icecetse, nta kivuga, nta gisakuza, nta kigenda, niho ugomba gusenga ku isaha ya saa cyenda. Yesu atubwira yuko igihe cyose yabaga ashaka kuvugana n'Imana ngo yagendaga ahantu hiherereye, aha hacecetse hatuje. Imana ntabwo ivugira mu rusaku. Niyo mpamvu Imana ikunda ino saha, kuko ni isaha ibintu byose biba bicecetse, nta kavuyo, nta yandi majwi, abantu benshi basinziriye, abo kurota bari kurota. Ku isaha ya saa cyenda, isaha ya saa cyenda ni isaha y'ibitangaza. Byuka usenge rero kuno saha ya saa cyenda, isaha y'amahirwe adasanzwe yo kubonana n'Imana. Ngo ni isaha y'amahirwe adasanzwe kuko niho uboneramo ibidasanzwe, niho wumviramo ibidasanzwe. Niyo Imana ikwereka ibidasanzwe ku buzima bwawe, niyo Imana ikwereka ibidasanzwe kuri famiye yawe, niyo Imana ikwereka ibidasanzwe ku muryango wawe, niyo Imana ikwereka ibidasanzwe ku bana bawe, ku mugabo wawe, ku mugore wawe. Imana ikwereka ibidasanzwe. Byuka usenge ku isaha ya saa cyenda, ku isaha ya saa cyenda. Ngo ni isaha yo guhindurirwamo amateka. Amateka wari urimo Imana ibasha kuyahindura ku ino saha ya saa cyenda. Byuka usenge ku ino saha ya saa cyenda, Imana iguhindurira amateka y'ubuzima bwawe. Isaha ya saa cyenda, bavandimwe bo muri Kristo Yesu, ni isaha yo guhindurirwamo ubuzima bw'umuryango wawe bugahinduka. Isaha yo kubona icyerekezo cy'ubuzima. Ahangaha uza gusengera icyerekezo cy'ubuzima bwawe, Imana iguha icyerekezo, ikuyobore, ikwereka aho kujya, ikwereka aho kuva n'aho kujya. Ni isaha Imana ikwereka icyerekezo cy'ubuzima. Imana isaha itanga amasezerano. Isaha ya saa cyenda Imana ikaguhereza amasezerano, isaha y'amasezerano, isaha y'umugisha. Isaha ya saa cyenda ni isaha yo guhindurirwa ubuzima n'Imana, ku buzima bwo mu kazi, ku buzima bw'imibereho rusange yawe. Isaha y'umugisha, isaha y'umugisha. Kandi noneho ngo ni isaha igutegurira umunsi wawe, ukaba ari umunsi wo kwirirwa neza, ugategura umunsi ugiye gukurikiraho. Uwo munsi ukaza ari umunsi w'amahoro, umunsi w'umugisha, umunsi w'umutekano, umunsi wo kwinjira mu bisubizo byawe, umunsi wo kubona igeno ry'Imana, umunsi wo kwinjira muri desite yawe. Ku isaha ya saa cyenda senga, byuka usenge ku ino saha ya saa cyenda. Urebe ngo Imana iragukorera ibitangaje, urebe ngo Imana iraguha ibisubizo wategereje kuva kera. Twongere twibukiranye kandi ngo ku ino saha ya saa cyenda ni igihe imyuka mibi irimo izerera, ni igihe Satani aba ari gukoresha igitugu ku bantu. Nibwo abantu barota inzozi mbi, nibwo abantu barwana n'imyuka mibi n'imbaraga mbi za shitani. Ku munyamasengesho rero, Yesu Kristo, ni isaha yo kuzuzwa imbaraga, isaha yo kuzuzwa imbaraga, isaha yo gutsinda imbaraga zose z'umwijima. Ni isaha yo kurwana n'inyatsi, ni isaha yo gutsinda inyatsi ukayitsikamira ikakuvaho. Ni isaha yo kwirukana imyuka mibi y'abadayimoni, abantu bafite imyuka mibi yo kudashaka, kudashyingirwa, kutabyara, inyatsi kutagira ibyo ugeraho. Iyi ni isaha yo kwirukana ibyo bintu, imivumo ukayirukana, inyatsi ukayirukana, abarozi ukabirukana, amashitani ukayirukana, abarangi ukarwana nabo ukabirukana.
ni isaha y'imbaraga, isaha tuba tugiye kwinjira mu mbaraga zo gusenga. Abantu bafite icyangiro, wajya ahantu bakakwirukana ku kazi baguhaye akazi, waba ugiye mu munsi mukuru mu kirori ukabona abantu bose ntibashaka kukwegera, ugasanga umuntu ahantu hose agenda aranzwe, watura muri karitsiye abantu ugasanga ntibagukunze, ku murenge w'iwanyu ku kagari k'iwanyu ugasanga ntibagushaka, ufite icyangiro, satani yagusize icyangiro. Iyi ni isaha yo gusenga tugakuraho icyangiro ku buzima bwawe, isaha yo gukuraho icyangiro, isaha ya saa cyenda ni isaha yo kubona imigisha, ni isaha yo kwirukana imyuka mibi ituma nta mugisha ugeraho, nta mahirwe ubona, ugahora urwaye, ugahora upfusha. Iyo ni imyuka mibi umuntu arwana nayo akayitsinda ku isaha ya saa cyenda. Byuka ku isaha ya saa cyenda dusenge, ku isaha ya saa cyenda dusenge, dutsinde abarozi, dutsinde abadayimoni. Abantu bafite umwuka w'uruzerero, umuntu akirirwa yizerera, umwuka wo kuba imbobo ukaba mayibobo. Ni isaha yo kubyuka ugasenga, ugatsinda uwo mwuka, ukawutsinda, ukawuhambiriza ikuzimu. Isaha ya saa cyenda, isaha yo kurwanya n'umwuka w'ubusambanyi. Ukaba uri umugabo ufite umugore wakunaniye wirirwa asambana, ufite umugabo wakunaniye wirirwa asambana, umwuka w'ubusambanyi waramwinjiye, abana bawe ugasanga umwuka w'ubusambanyi warabinjiye, ugasanga ni karande y'ubusambanyi yinjiye mu muryango. Kw'iyi saha rero kumya amasengesho, ni isaha yo kurwana n'iyo myuka mibi, ugatsinda umwuka w'ubusambanyi. Mu isaha turaza gusengera uwo mwuka w'ubusambanyi, tuwuhambirize ikuzimu, tuwubohe, tuwubyinagire, tuwuribate. Abantu binjiwe n'umwuka wo gukuramo inda, abadayimoni bakuramo inda, uko utwaye inda ivamo, uko utwaye inda ivamo, 2 3 zivamo. Abantu b'iwanyu babuze urubyaro, uko batwaye inda zivamo. Uwo ni umwuka mubi. Iyi saha ni isaha yo kwirukana umwuka mubi wo gukuramo inda. Isaha nziza, isaha nziza, isaha nziza uganira n'Imana, Imana ikakwiyereka. Abantu benshi bajya bibaza ngo ni gute umuntu aganira n'Imana. Kwino saha Imana iravuga, Imana iravuga ikaza ikakubwira, ikagutabara. Isaha ya saa cyenda, isaha yo kumva ijwi ry'Imana. Byuka usenge saa cyenda. Kubyuka ugasenga saa cyenda, uhamagara Imana, Imana ikakwitaba, Imana ikavuga, ukiyumvira ijwi ry'Imana mu matwi yawe. Isaha ya saa cyenda tugiye gusenga rero, kuko ku isaha ya saa cyenda ubu twinjiye mu zindi mbaraga, twinjiye mu zindi mbaraga. Ubu tugiye gutangira gusenga. Haguruka, haguruka aho uri aho mu cyumba, haguruka aho wicaye ku gitanda, haguruka, haguruka, byuka, byuka, byuka dusenge, byuka dusenge. Tugiye gutangira gusenga. Turagushimye Data mwiza, turagushimye kubwo watwemereye kubyuha kwino saha ya saa cyenda. Ku isaha ya saa cyenda twabyutse Mana, tuje imbere yawe, tuje gushaka ubwiza bwawe, tuje kwambikwa imbaraga. Ku isaha y'amasezerano, ku isaha utanga imbaraga zo kurwana n'umwanzi, turaje Data. Turagushimye Uwiteka mwiza, turagushimye kandi turaguhimbaje. Ku iyi saha niho urupfu rwiba abantu. Uwiteka urakoze kutubyutsa. Ni isaha urupfu rwari bukwibemo, ariko Imana irabikoze kuko ubyutse ntirukigutwaye. Isaha ya saa cyenda, isaha y'umugisha. Data mwiza rero, turi imbere yawe, ni ukuri turagushimye kandi turaguhimbaje kubw'imirimo yawe ugenda udukorera. Ariko Data, none ahangaha tuje imbere yawe tugusaba imbaraga zo kugira ngo utwuzuze, imbaraga zo gutsinda icyaha n'igisa nacyo cyose. Turagusaba imbaraga zo gutsinda icyaha n'igisa nacyo cyose, kugira ngo dukunde tugende mu bushake bwawe, twibanire nawe, tugende uko ushaka, tuba bawe, tugukurikire, tugende nkawe Yesu, twibere abana b'Imana. Kwino saha ya saa cyenda twabyutse kugira ngo tukubone Data. Ngwino wigaragaze Data. Papa mwiza,
papa mwiza, Yesu mwiza, ngwino twiyereke kwino saa ya saa cyenda. Turagutabaje Yesu Kristo, turahamagara imbaraga zawe ngo zize zidutwikire. Amaraso yawe Yesu Kristo azadutwikire, amaraso yawe Yesu Kristo azadutwikire. Tangira uhamagare Yesu, twinjiye mu mwanya mwiza bwino saa ya saa cyenda twayinjiyemo. O Yesu Kristo ngwino, hamagara Yesu, hamagara Yesu. Yesu ngwino, Yesu ngwino, Yesu ngwino, Yesu ngwino. O Yesu uri mwiza, Yesu uri igitangaza, Yesu urakomeye, Yesu. Yesu ngwino, Yesu ngwino, Yesu ngwino wiyereke ubwoko bwawe. Yesu ngwino, ngwino, ngwino. Turagutabaje mw'iri joro, turagutabaje mw'iki gicuku. Igicuku kiranishe, abandi benshi bararyamye, ariko Yesu twaje twe twabyutse, tuje imbere yawe, turaguhamagaye nguze. Yesu yatangiye kuza, Yesu yahageze, Yesu ari gutembera mu cyumba cyawe, Yesu ari gutembera mu cyumba cyawe. Tangira umubwire, tangira umubwire, tangira umubwire ibikuruhije, tangira umubwire ibikugoye. O Yesu, abantu benshi bagowe n'ubukene. Yesu fungura imiryango, fungura inzugi, fungura inzugi, abantu basohoke mu bukene, abantu basohoke mu bukene. Yesu urakoze kuko ufunguriye abantu inzugi bakaba basohotse mu bukene. O Yesu Kristo, ku isaha ya saa cyenda ni isaha abantu baje kugusabaho amahoro yawe. Yesu Kristo, baha amahoro, baha amahoro. Yesu Kristo, urakoze data, urakoze data kuko ubahaye amahoro, urakoze data kuko ubahaye amahoro. Tangira ahangaha uvuga icyifuzo cyawe, vuga icyifuzo cyawe, bwira Imana icyifuzo cyawe, yibwire, bwira Yesu yaje. Yesu ahagaze imbere yawe. Reba, umwana wakunaniye n'umusambanyi, ufite umugore wakunaniye n'umusambanyi, ahora guca inyuma, umugabo nuko aguca inyuma, umwuka w'ubusambanyi warabinjiye, abadayimoni baramanutse buzuye ubusambanyi. Ngiye kubasubiza ikuzimu. Dayimoni w'ubusambanyi ndakwirukanye, subira ikuzimu. Dayimoni w'ubusambanyi, subirayo, subirayo, sohoka, sohoka mu bagabo, sohoka mu bagore, sohoka mu bana batoya, sohoka mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu basohokemo. Dayimoni w'ubusambanyi, sohoka, 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 genda ndakuribata, ndagutwika mu izina rya Yesu. Dayimoni wo gukuramo inda, aho umuntu wakuyemo inda uhora atwita agakuramo inda, ngiye kwirukana uwo mwuka mubi w'umudayimoni. Fata ku nda yawe, fata ku nda yawe. O Yesu Kristo, mu izina ryawe Yesu Kristo, ndirukana dayimoni utuma abantu bakuramo inda, utuma abantu bakuramo inda. Uwo ndamwirukanye, ndamuribase, ndamushwanyaguje, mukubise inkota yo mu gahanga. Dayimoni wo gukuramo inda ararambaraye, aragiye. O shimbwa data, o Uwiteka Mana nziza, ndagushimiye kubw'imirimo ukoze, ndagushimiye kubw'imbaraga wampaye zituma ndimbuye bano badayimoni bose. Ndagushimiye kuko ukije bano bantu bose twakurikiranye isengesho, twabanye mu isengesho. Ndagushimiye data kubikoze. Urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu. Yesu arakoze, atugiriye neza. Ahangaha rero umwanya tugezemo ni umwanya wo kumva icyo ijwi ry'Imana rikubwira. Noneho tuza uhamagare Yesu, uhamagare Yesu akubwire, uhamagare Yesu akubwire kuri cya cyifuzo wamubwiye. Icyifuzo wamubwiye yakibonye, ngo azi ibyo yifuza kubagirira. Ni byiza, ntago ari bibi. Icyifuzo yakibonye, mubwira gikoreho. Tangira uti Yesu bikoreho, Yesu bikore, Yesu, Yesu, Yesu bikore, Yesu bikore, Yesu bikore. Yesu uri intwari, uri igitare. Iyo ukinze ntawe ukingura, iyo ukinguye ntawe ukinga. Bikore Yesu, ngirira neza. Mbwira Yesu, nguteze amatwi Yesu, Yesu nguteze amatwi. Yesu ndategereje, Yesu ndarindiriye. Nkubone Yesu, nkubone
cyane Yesu, nkoraho Yesu, nkoraho Yesu, nkoraho Yesu, nkoraho Yesu. Yesu ari kugusubiza, umva ijwi rye, umva ijwi rye. Yesu ari kukubwira, komeza umuhamagare, hamagara Yesu. Yesu karibu, Yesu ngwino, Yesu bikore, Yesu, 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 Yesu ngwino, Yesu tambagira, kora kuri roho yanjye, ya gahunda yikore, ya gahunda wabwiye Yesu. Ongereye umubwire ngo Yesu ari gutambagira, Yesu ari kurikoraho, Yesu ari kuyikoraho. Ibyo wamweretse ari kubibona, ibyo wamweretse ari kubibona, Yesu ari kubibona. Komeza umubwire, hamagara Yesu, Yesu ngwino, Yesu ngwino, Yesu ngwino, Yesu ngwino, Yesu tambagira, Yesu nkoraho, Yesu ndi uwawe, Yesu ndi uwawe, Yesu ndi uwawe. Nkoraho Yesu, nkoraho Yesu, nkoraho Yesu, nkoraho Yesu. Oh Yesu Kristo, oh Yesu Kristo, bikore, bikore. Yesu ni wowe ushoboye, Yesu ni wowe ushoboye. Nta wundi wabikora atari wowe, nta wundi wangirira neza atari wowe, nta wundi wangirira neza atari wowe, nta wundi wakiza ino ndwara atari wowe, nta wundi wakiza ino ndwara atari wowe. Oh Yesu Kristo, ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, agera kure cyane, akagera kuri Yesu, atambuka nk'inyenyeri. Mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakoma ngurugi, ushaka kureba Imana, ugakoma ngurugi, ushaka kureba Imana. Ndagushimye Yesu kuri mesaje yawe, ndagushimye Yesu ku masezerano umpaye, ndagushimye, ndagushimye, ndagushimye. Urakoze Data, urakoze Yesu mwiza, ko byose ubikoreye mu kwiyubahisha mu izina ryawe rikomeye. Urabikoze kandi urabikemuye, byose bigushimiye mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu. Amina, amina.